Alain Mukurarinda yitabye Imana ku myaka 55 y'amavuko. Yakoze mu nzego zinyuranye zirimo urwego rw'ubutabera, yakoze kandi mu nzego za leta, akaba yari umuhanzi waririmbye indirimbo zinyuranye zirimo izaririmbiwe Imana. Icyambere cyo mu by'ukuri agiye akiri muto uko yaragifite imbaraga n'ubushobozi bwo gukomeza gukorera igihugu n'umuryango we. Ibyo birababaje cyane, turamwifuriza iruhuko ridashira. Mu gitondo cyo kuri wa gatanu ibiro by'umuvugizi wa guverinoma byatangaje ko bibabajwe no gutangaza urupfu rw'umuvugizi wungirije wa guverinoma Alain Mukurarinda, akaba yitabye Imana aho yararwariye mu bitaro byitiriwe Umwami Faisal, akaba azize guhagarara k'umutima. Guverinoma y'u Rwanda yihanganishije umuryango we, inshuti ze ndetse n'abagize amahirwe yo gukorana nawe. Alain Mukurarinda yitabye Imana ku myaka 55 y'amavuko. Yakoze mu nzego zinyuranye zirimo urwego rw'ubutabera, yakoze kandi mu nzego za leta, akaba yari umuhanzi waririmbye indirimbo zinyuranye zirimo izaririmbiwe Imana, iz'ubuzima busanzwe, hakaba hari n'indirimbo yaririmbiye by'umwihariko ayiririmbiye ikipe y'igihugu Amavubi ayifuriza gutsinda. Mugenzi wacu Uwimana Ferdinand yagerageje kuvugana na ambasaderi w'u Rwanda mu gihugu cya Kenya Martin Ngoga, wakoranye na Alain Mukurarinda mu mirimo itandukanye. Murakoze. Alain namuvuga mu buryo bubiri, nk'umuntu mu buzima busanzwe, social, umuntu usabana cyane, uzana urwenya n'ibyishimo aho ari hose, abari kumwe nawe bakaba bishimye. Murabizi ko yari n'umuhanzi, ntabwo yakoraga akazi k'ubuhanzi ari kuri stage gusa, aho muhuriye hose yabaga ari umuntu uri buzane agasusuruko ku bantu bari kumwe nawe. Ku bijyanye n'ubuzima bw'akazi cyangwa professional, yari umuhanga cyane, yari umuntu w'umunyamategeko mwiza. Yewe nagize amahirwe yo kuba umuyobozi we mu gihe nari umushinjacyaha mukuru. Nagize uruhare mu byemezo byagiye bifatwa byo kugira ngo azamurwe mu ntera, kubera ubushobozi yagaragazaga mu kazi, gukorana umurava, gukorana ubushake, ndetse mfatanyije n'abandi twari dufatanyije nyine kuyobora urwego rw'ubushinjacyaha. Twagiye tumuha inshingano zitandukanye, twamushyize mu ishami ryari rishinzwe imanza mpuzamahanga, tumushyizwe umuvugizi w'ubushinjacyaha. Ibyo byose nabigiragamo uruhare, ariko si jye jyenyine wabikoraga, kubera yuko iyo mikorere ye n'ubu bushobozi bwe twabibonaga turi benshi. No gutanga igitekerezo cyo kumuha inshingano zindi cyangwa kumuzamura mu ntera byarorohaga cyane, kuko ibikorwa bye n'ubushobozi bwe n'ubushake akorana byarivugiraga. Ambassador, ibyo bikorwa bye byiza, imikorere ye, imigirire ye byiza, bikwiye kuba bisigira butumwa ki abantu mu buryo bw'imikorere n'imyitwarire? Icyambere cyo mu by'ukuri agiye akiri muto uko yaragifite imbaraga n'ubushobozi bwo gukomeza gukorera igihugu n'umuryango we. Ibyo birababaje cyane, turamwifuriza iruhuko ridashira. Ariko nanone mu gihe yabayeho, imyaka iyo ari yose yari afite, yakoze byinshi bizasigara byivugira. Asize umurage wo gukora, ugakorera igihugu, ugakorana ubushake, ugakoresha ubwenge ufite n'ubushobozi bwose ufite gukorera igihugu cyawe. Ari yarabigaragaje. Muzi ko yagize n'igihe cyo kuba hanze mu mahanga, agafata icyemezo akagaruka inzira mu ishuri ebyiri zose. Bwa mbere aje kwinjira mu bushinjacyaha, ubundi aje gufata inshingano zindi nshyashya yakoraga n'ubu ngubu. Ni umuntu rero wakundaga igihugu. Icyambere dusiye ni uko yakundaga igihugu. Ibyo bikwiye kubera urugero kuba ari we wese umunyarwanda aho waba uri hose, ibyo waba ufite byose, amahirwe waba ufite yose yo kuba ahandi, ariko ukaba ufite igihugu umutima, kandi igihe kigukeneye ukaboneka ukaza ukagikorera. Ambassador, murakoze cyane kuri akanya muhaye Radio Rwanda. Murakoze namwe.
Icyo cyari ikiganiro mugenzi wacu w'Imana Ferdinand yagiranye na ambasaderi, ariko kandi ni ikiganiro cya radio na televiziyo. Muri studio twakiriye mugenzi wacu Jean Pierre Kagabo wiriwe? Mwiriwe neza. Alain Mukurarinda ni umwe mu bantu bagiye bakorana cyane n'itangazamakuru, yaba mu mirimo yari afite uyu munsi nk'umuvugizi wungirije wa guverinoma, ariko kandi yaba no mu buhanzi ndetse no mu bindi bikorwa bitandukanye bifite aho bihuriye n'ubuzima bw'igihugu. Alain Mukurarinda yakunze kugaragara. Ni nk'ibiki bitazibagirana kuri Alain Mukurarinda? Shadia, urakoze. Ni no kwihanganisha igihugu no kwihanganisha umuryango we. Ni inkuru y'incamugongo rero kubura umuntu nka Alain Mukurarinda. Martin Ngoga wabaye umushinjacyaha mukuru avuze uburyo yari umuhanga n'umunyamurava mu kazi yakoraga mu bijyanye n'akazi yakoraga mu bushinjacyaha, ariko nanone no kwitangazamakuru. Itangazamakuru wabonye ko rirababaye cyane kuko Alain Mukurarinda nk'umuvugizi wungirije wa guverinoma yakoranye mu buryo bwa bugufi n'itangazamakuru n'abanyamakuru batandukanye. Ni umuntu wageragezaga akabonera umwanya hafi ya buri munyamakuru wese mu cyubahiro, akubaha buri munyamakuru, kandi ntabwo yitaga ku masaha umuhamagariyeho. Niyo yabaga adafite akanya akubwiraga ati unyihanganire turaza kuvugana. Ikindi mu bijyanye n'akazi ko kuba umuvugizi, ngira ngo abantu bose bazi ko ari akazi katoroshye, gufata ubutumwa guverinoma cyangwa leta ishaka gutanga ukabihuza n'ibiriho bibera ku isi, noneho ukabushyira no mu mvugo zoroheye abaturage kuzumva. Unarebye igihe Alain Mukurarinda yabereye umuvugizi wungirije wa guverinoma mu kwezi kwa 2021, ni igihe bitari bimeze neza mu karere, cyane cyane mu burasirazuba bwa Kongo. Hari intambara, hari umutekano muke, rimwe na rimwe kiriya gihugu cya Kongo kigashyiramo u Rwanda. Rero ni umuntu wagiye afasha cyane kugira ngo abanyamakuru amakuru ibyabaga byatangajwe ku rwego rw'ubuyobozi, hanyuma agahuza abanyamakuru n'inzego z'ubuyobozi ariko n'abaturage. Indi dosiye abanyamakuru batazibagirwa cyane nijyanye n'ikibazo cy'abimukira. Abimukira bagomba kuva mu Bwongereza bakaza hano mu Rwanda, ni ikibazo cyagiye mu itangazamakuru ryo mu Rwanda ndetse no hirya no hino ku isi. Alain Mukurarinda ni umuntu wagize byinshi tangazaho. Nanone ariko abantu barabizi n'ibihe igihugu kivuyemo by'amatora y'umukuru w'igihugu, ni ibihe binini ku gihugu ndetse n'amatora y'abadepite. Nabwo ni umuntu wabonekaga agatanga amakuru akenewe ku banyamakuru. Rero nakubwira yuko ku rwego rw'itangazamakuru Alain Mukurarinda ni umuntu waganiraga na buri munyamakuru wese kandi akabona uwo mwanya, noneho agafatana bwa butumwa cyangwa se no muri bya bihe biremereye ukumva yuko abasha guhumuriza abaturage. Nkange duherutse kuvugana mu kwezi kwa mbere 2027 ubwo hari ibisasu byavuye Igoma biza ku butaka bw'u Rwanda bihitana abaturage 16, inzu zirenga 200 zirangirika. Ariko iyo wumvise ukuntu yavugaga wumvaga nanone harimo guhumuriza abaturage. Reka wenda wumve uko yatubwiye icyo gihe. Ariko abantu bashyira umutima hamwe, batuze umutekano urarinzwe. Nta musirikare wo hakurya, yaba wa FARDC, yaba wazalendo, yaba FDLR wigeze winjira ku mupaka w'u Rwanda aje arwana. Abo mwabonye mwarabonye, ntabashyize imbunda hasi, ntabamanitse amaboko. Abo ngabo bafitwe n'abasirikare, nibo bazi uburyo amaprocedure yabo babyitwaramo. Shadia, yakiri nakubwira nuko Alain Mukurarinda nyine kuri dosiye yagaragayemo cyane mu gihe yari umuvugizi wungirije wa guverinoma. Hari n'izijyanye n'ubuzima, igihugu cyahuye n'ibyorezo, yaba ari COVID-19, yabaye umuvugizi kitararangira, icyorezo cya Marburg. Hari hose yagiye atanga ubutumwa buhamagarira abaturage kwirinda, kubaho ubutumwa leta ishaka ko bumva. Ariko hari n'ibindi bijyanye n'ibiza byagiye biba, nabwo agatanga ubwo butumwa. Muri rusange ni umuntu kubera gusabana kwe, kubera ko ari n'umuhanzi ahari, kubera gukorana n'abahanzi, ni umuntu wafataga ibintu ubona ko biremereye cyane ariko kabivuga mu mvugo yoroshye. Niba ari politike zacanye umuriro, ibintu bikomeye cyane, ukabona arabivuga mu buryo bworoshye buhumuriza abantu. Wenda ari naho nakanzurira kuba Alain Mukurarinda yarabaye umuvugizi wungirije, ariko ni n'umuntu nanone uzwi ku rwego rw'abahanzi. Ubwe ni umuhanzi, yagiye afasha abahanzi benshi, akazamura abahanzi batandukanye. Abantu bazi nk'uwiswe Gisupusupu, uriya muntu yacurangaga umuduri,
amuvaniyo za Kiziguro, araza mugira umuntu kabisa ugaragara. Ubwo n'umwe gusa, hari n'abandi. Indirimbo z'amakipe, haba ikipe y'igihugu Amavubi, haba indirimbo z'amakipe atandukanye hano mu Rwanda, indirimbo zo mu madini atandukanye. Yari umuntu muri rusange mu by'ukuri ubona ukamubonamo umuntu wese akamwisangamo. Icyo navuga rero muri rusange, ubuzima niko bumeze, niko buteye, ni ugukomera, ni ukwihangana ku muryango we, ku bamumenye n'abakoranye nawe. Hanyuma rero umurage asize, umurage wo kwicisha bugufi, gukora neza nkatwe abanyamakuru, gutangira amakuru ku gihe, kutikomeza, kutaba umuntu nyine ukanga abantu, umuntu wese yakegera ariko ntibinamubuza icyubahiro cye. Nibaza ko ari byinshi twamwigiraho, kandi hari n'inzego nyinshi, yaba urwego rw'umuvugizi wa guverinoma narwo rwakoranye nawe barakomeza gutangaza byinshi, abantu bose baragenda batangaza byinshi. Wenda uko amasaha agenda aza, ni inkuru dukomeza guha agaciro ka bitewe n'uwo yari we mu buzima bw'igihugu n'ubw'abantu benshi.